Hirya hano mu bihugu duturanye hari umugabo yarafunguye itorero vuba, hanyuma uwo mugabo apfisha umwana ku munsi w'amateraniro. Bari bafite igiterane kandi uwo mugabo niwe wagombaga kukiyobora akanakibwiriza. Umwana apfa mu gitondo bamaze kwitunganya bavuye muri dushe. Umugore aramubwira ati mugabo wanjye rero dore umwana yacu yapfuye kandi ku munsi w'amateraniro. Aho kugira ngo dutabaze nidutabaza abantu barahurura baze dupfisha ibintu bibiri, amateraniro y'Imana apfe kandi n'umwana yapfuye tutaragira gute tutaramuzura. Reka tujya mu materaniro ufate mikrofone uririmbe ubwirize, ufate nanjye mikrofone ndirimbe nkaho nacyabaye. Nidutaha tugeze mu rugo turahamagara abantu tubabwire duti dusanze umwana yapfuye. Baragenda mu rusengero, pasiteri ati haleluya. Mani kamubwira uti reba uwo mugabo mubwira uti humura Imana izaguha amahoro. Kandi pasiteri mu mutima amahoro ntayagize gute ntayafite. Pasiteri Imana imukoresha ibitangaza. Mwana wari waje ameze nk'ugiye gupfa, Imana iti mukore hakiri. Aramusengera umwana bamuzima, umwana we yagize gute. Umugore nawe agaragara hariya, Mana uri Imana zikurinda Mana we. Ari kuririmba ngo uzikurinda umwana yamusize mu rugo yagize gute. Batashe bajya mu modokari, umugabo n'umugore barimo bararira babwira Yesu ngo ibi ni wowe wabiduhaye, none umwana uramwishuje. Umwana bari basize bamutwikiriye neza ngo bategereze bagere mu rugo bafate telefone. Umugore n'umugabo bageze ku gipangu basanganirwa na wa mwana wari wapfuye azari kwiruka. Here ya basata, umwana azari kuvuga ngo papa, bwira uwo muntu muri kumwe ngo Imana ni ngari ntabwo irananirwa kugutabara. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo Imana ni ngari ntabwo irananirwa kugutabara. Oya bimuhereze ikiganza bimubwire, Imana ni ngari ntabwo irananirwa kugutabara. Amaboko y'Imana ntabwo arananirwa, amaboko y'Imana aracyashoboye. Haleluya. Basanganirwa n'umwana arimo aravuga ngo papa wowe ufite ikibazo, nta hantu uragera Imana yananirwa kugutabara. Nta hantu uragera Imana yananirwa kugira ngo igutabare. Asanganirwa n'umwana aravuga ngo papa ko mwagiye gusenga musize. Umugore araturika ararira, pasiteri nawe araturika ararira. Imana yohereza umukecuru w'umukongomani araza aramubwira ngo mugaragu wanjye, kubera ko wanze kuntesha agaciro ngo umurimo w'Imana uhagarare, mu ijuru twakoze igitaramo ngo waririmbaga ubwiriza, turamanuka tujya mu rugo. Ndagira mvugane nawe waje gusenga, urasanga Imana mu rugo hari icyo yakoze. Tubibaturira ariko tuzasarura duseka. Haleluya. Tubibaturira hari igitondo tuzasarura amasengesho twase. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo nubwo ubona nta Mana ureba ariko humura, nyuma ya kiriya kibazo Imana irahari. Riya mama nubwo nta Mana ureba, ndagira nkubwire muri uyu mugoroba ubuzima busuzuguritse uhagazemo, imibereho uri kunyuramo mu bishaririye, ubona imbere yawe inzira zose zifunze. Mana irambwiye ngo humura, ntabwo uragera kure hananiye Imana kuburyo itahagukunda. Reba umuntu mu maso umubwire ngo ntabwo uragera kure kuburyo Imana itagutabara. Ntabwo uragera kure Imana iguha umugisha. Ndashaka tuganire nk'abanyamwuga. Reba umuntu mu maso umubwire ngo 2019 wasa gute? 2019 wasa gute?
cyakwereka ifoto yawe ya 2019 ukareba n'ifoto ya 2025. Hari umudayimoni Imana yanize bucece, hari ibyo Imana yakoze, niyo kwizerwa n'ibindi zabikora. Gira uwo muntu muri kumwe ngo humura, niyo kwizerwa na biri zabikora. Nkubwira ikintu kimwe, uyu mugoroba Imana yakanda kuri buto, igitangazo ukagitahana. Mwene data, nubona umuntu wasenze ari kunyura mu bihe bimugoye bishaririye by'ubuzima, uzirinde kumuteraho commentaire. Wamubona mu gitondo ari gufurira abandi, ejo mu gitondo akaba afite abaja n'abagaragu mu rugo. Wamubona ari mu bukode bamwikoreje matera, umuntu wasenze akavugana n'Imana, ejo mu gitondo nawe akaba afite abapanga. Ndagira nkubwire ngo hangane, Imana ivugana nawe itangiriro, ikavuga nawe iherezo, ariko ntabwo ishobora kukubwira hagati. Yesu ntabwo bamubambye ku ruhande, bamubambye hagati, aricyo byashushanyaga muri ubu buzima. Imana ivugana nawe itangiriro, ikavuga n'iherezo uko bizagenda, ariko ntabwo ishobora kukubwira hagati. Imana ikubwira ko iguhaye umugabo, ntikubwire ko azagukura amenyo. Imana ikakubwira ko iguhaye diplome, ntikubwire ko uzatarasa umujyi wa Kigali imyaka 20 udepoza, bakubwira ngo wapi nta bwenge ufite, kandi n'abari gukora akazi batakurusha ubwenge n'ibitekerezo. Gira uwo muntu muri Kongo ihanganire hagati. Hagati yo hageze umugabo wagushatse akubwira ati nge ubwanjye icyo niyemeje nukuzabana nawe tukabana neza, arakureba akakubwira ati ndabona ufite amaguru mabi wagira n'ay'intu, kandi agutereta arakubwira ati ni wowe mugore ufite amaguru meza ntawe. Ibyo wakora byose Yesu atamanutse ngo agutabare, ntabwo ushobora kwigwanirira ngo bive. Naho wajya ku mupfumu kazana uburozi, kabugaburira umugabo wawe uti nk'uko amazi aba hasi, amazi ajya hejuru, umucanga ukaba hasi, niko kiza umugabo hasi, agukura iryinyo. Ntabwo bikora. Gira uwo muntu muri Kongo, Yesu niwe wenyine uguha amahoro, naho abandi barakubesha. Mushiki wanje, mubyeyi uri hano, ikonekitinge na Yesu. Bibiliya yavuze ngo iki? Ngo sindabona umukiranutsi ngo wishwe n'inzara, ngo cyamba urubyaro rwe rusabiriza. Ndumva tugiye gusenga Imana muri uyu mugoroba. Ngiye kuvuga ibintu bitatu dusenga uyu mugoroba. Imana iguhishurira indyarya mugendana kugira ngo umenye uburyo ubana nazo. Uzi kubana n'umuntu akubwira ngo ni inshuti yawe, wagira mu kibazo akagukwepa, kandi mu gitondo akakubwira turi inshuti yanjye ndakwemera. Wowe uri hano mu makosa yose uzakora, niba ushaka ubu buzima kubucanga ukabushobora, uyu mujyi wa Kigali ukawubamo neza udafite stress, shyira Yesu imbere mu bintu byose ukora. Niba ushaka kubaka urugo rwiza ukagira akazi keza, ntabwo bisaba ibitekerezo byawe, kuko hari abafite ubwenge ataha avuga ati ubu noneho ndatahira hehe. Shyira Yesu imbere. Kandi mbibutse iki kintu, ndagira nkubwire ngo mu kigeragezo igaguceceka. Bwira uwo muntu muri Kongo igaguceceka mu kigeragezo. Hari abantu bakubitana n'intambara ukahita upostinga, mwabonye birakaze, uri guhereza amakuru abarimo barakubabaza. Mu makosa utazakora, ntuzakora ikosa ryo kuririra imbere y'umuntu ukuriza. Iryo kosa ntuzarikora. Ntuzakora ikosa ryo kwemera umwambaro w'igisebo kuwambara imbere y'uwakwambitse umwambaro w'igisebo. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo jya ugerageza guha iperereza, ntuse n'ikibazo ufite. Niwe mudayimoni mubi wa mbere. Haleluya. Imana igukureho ikigeragezo. Ikigeragezo ntigikangwa nuko wisize make up.
iyo kije kirayihungura kikakubwira ngo gabanya makeup tubanze tuvugane. Kigeragezo ntabwo gikangwa nuko waziye muri vewiti, reka da. Iyo cyaje kirakubwira ngo manura fime tubanze tuvugane, ukaririra muri vewiti. Hari abantu bavuga ngo ntacyo, ngo amarira yose narira ndi muri vewiti. Nta marira. Reka nkubwire, agahinda ntikaba gasirimu. Ngira uwo muntu muri ko ngo nta gahinda k'agasirimu kaba. Kadusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ibice byaho 37, dusoma umurongo wa 25. Aha, Zaburi ibice byaho 37, urasoma umurongo wa 25. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Fungura microphone yawe. Aha. Bibiliya iravuze ngo nari umusore. Uyu ni Dawidi wavugaga aya magambo, yaravuze ngo nari ndi umusore, none ndashaje. Aravuga ngo none njyewe Dawidi ndashaje. Ariko sinari nabona umukiranutsi. Ariko mu myaka yose nabayeho sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Akira neza ijambo ry'Imana. Amen. Uraza kurisubiramo, ni naryo jambo dusoma uyu mugoroba gusa. Bibiliya iravuze ngo bwira umuntu muri kumwe ngo imitekerereze yose ufite buyiretse ushaka Imana. Hari abantu bampamagara kuri telefone ati profe batumuriro wari watse, ese niki cyagufashije? Ngo yango nabonye ngo watse gusa. Byagenze ute? Ngo kiriya gisirimba cyari kiryoshye. Atahanye igisirimba ariko ntacyagize gute? Gira umuntu muri ko ngo ihangane niba urigira ikintu cyura. Siko bimeze? Katuvuge ngo amen. Hallelujah. Uri gusoma muri Zaburi 37:25. Aha, havuga ngo iki? Hasoma hagurutse. Zaburi ya 37 n'umurongo wa 25. Aha. Bibiliya yavuze ngo nari umusore. Umva rero wowe udafite Bibiliya ndashaka unega amatwi. Bibiliya iravuze ngo nari ndi umusore. Nari umusore none ndashaje. Anyuma dore ndashaje. Ariko sinari nabona, ariko sinigeze mbona umukiranutsi aretswe. Umukiranutsi wasenze aretswe. Cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Rusabiriza ibyo kurya. Epfo gato bavuga ngo mu byo zakora byose Imana izakurinde guhusha. Mukobwa uri hano, niba utarashaka ufite amahirwe 99% yo gushaka neza. 1% ni uguhubuka, amahirwe yawe akaba arayoyotse. Barizo umuntu muri kumwe niba yarashatse ngo Imana iguhaye amahirwe yo kongera gushaka, uwo muri kumwe wakongera kumuzana. Cyangwa bavuga ngo toka shitani mu izina rya Yesu biwapo. Oya bimumbarize mubaze ngo Imana iguhaye amahirwe yo kongera gushaka, uwo muri kumwe wakongera. Cyangwa bavuga uti Mana iyi dayimono nkuyeho, noneho ngiye kuryama nsinzire. Yosuwa ni umugabo wasimbuye Mose amaze gupfa. Anyuma Imana iramubwira ngo password yo kwambuka Yorodani iri mu birenge by'abatambyi, bakandagire muri Yorodani babanziriza abandi. Ngo kandi nibageramo ngo buri wese atoraguremo ibuye. Hari uwatoraguye isarabwayo, hari uwatoraguye ikogoto, hari uwatoraguye zahabu. Barizo umuntu muri kumwe ngo aho ntiwatoraguye ikogoto mu rugo. Gisyogogo. Ngo atoragura ibuye. Barizo umuntu muri kumwe ngo watoye wowe irihe buye? Anyuma mumbwirire ngo ihangane wubakushinyirize, ni wowe wagitoraguriye ugihitiyemo. Siko bimeze? Ni wowe wagize gute? Wanyitoraguriye. Ibi utangira ukumva abahanuzi ngo ri uti n'ubundi narose Imana imbwira ko atari uwanjye. Warasaze. N'umuhanuzi ukubwira ko atari wazabwira uti tokanya bingi na shitani mvaho. Ntabwo Imana isenya, Imana igira gute? Irubaka.
niba barakubwiye ko uwo muntu atari uwawe mwubatse, ntabwo Imana ari kwemera ko mubyarana, ntibikunda.